rero ubu nidukoma urusyo dukome n'ingasire ushaka kuvuga ko buretse gato ati Gahongayire yarababaye cyane nibyo ariko nanone umukobwa ashaka kuvuga ati nanjye Gahongayire yarambabaje uzi ikibazo se uzi ikibazo gihari yego Gahongayire yabaye victime yabaye inzirakarengane impamvu yabaye inzirakarengane Gahongayire yakiriye abashyitsi bavuye muri Canada abashyitsi bamaje kugera mu rugo kwa Gahongayire uriya mukobwa kubera ko Gahongayire yaramuhaye ububasha bwo kujya mu byumba byose agakora amasuku n'ibiki ajya mu cyumba cy'abashyitsi Gahongayire n'abashyitsi bagiye gutembera Gahongayire yaba yaragize iki wenda yararengereye gute se reka nkubwire umva nkubwire inuze gute se ubu ngubu kara sidukorana unyamba 50 cyangwa se 100 tuvugisha ukuri nagufungisha ngewe ushobora kumfungisha bitewe n'ayo mafaranga icyo wari kuyamaza bitewe n'icyo wari wayapangira abantu twese ntago turi ku rwego rumwe wasanga Gahongayire nawe muri icyo gihe yarari muri crise kandi ikindi ntago ari amadolari 100 ni amadolari 1000 icyo wenda nicyo tutarasobanukirwa this time biba ari 1000 aho wenda twavuga icyumpi ni menshi ariko biba ari 100 ntange ari nge ntago nagufungishiriza n'ibihumbi 50 wabifungira umuntu agajya amageragere no biterwe rega nicyo wayapangira inshuti yanjye none se wowe uruwahe niwe wamamagaye Nyamirambo ariko akiza amageragere nabaga Kicukiro kwa mukuru wanjye biba ngombwa ko uko nyine mbere twari tuziranye yego biba ngombwa ko amamagara arambwira ati baramfunguye nta cyo kujya ndamuhamagara ajya kwa mukuru wanjye njyewe nyine nza kubona akazi ubwo nyine yaraje tuba turi kumwe mva kwa mukuru wanjye njya mu kazi yego none se afungwa uravuze ngo yavuye mu geragere niba muhuje n'abanyamakuru afungwa warabimenye twari tuziranye nari mbizi nanjye wahamagaye iwabo mbabwira ko umwana bamufunze ni ibindi bintu amufitiye yanze kuvuga ubundi yamufungishije kugira ngo nyine ase nk'umuha gasopa amufungishije ngo asa n'umuha gasopa ni wowe wamuhuje n'abanyamakuru ni njye wamuhuje na Sirimu Jesus nabanjije mamagara SABIN ndabona hari umwana ufite inkuru ashaka uwagezeho ninde aha reka aho mpakurikire neza reka twumve ngo kuri SABIN reka buretse mugende gake mutaza kuzana ibintu byinshi Rwanda arambwira ati uwo mwana muhe nimero yanjye nyandikire kuri WhatsApp yego umwana muha nimero ya SABIN noneho amaze kwandikira SABIN ntabwo yahise amwemerera ikiganiro kubera iki yaramubwiye inkuru ufite ni iyihe umwana amubwira ukuntu Gahongayire yamufungishije aho guha ikiganiro umwana cyangwa ngo amuhakanire yahise afata nimero y'uyu mwana nacyo kintu cyanteye umujinya ndavuga ati uno munyamakuru ndamwizeye reka uzajye kumuha ikiganiro ubwira abanyarwanda ukuri yego yahise afata nimero y'umwana bigenda bite yahise afata nimero y'uriya mwana aramubwira ati wacana we nukomeza kumushyira hanze WhatsApp isanzwe nawe nushaka kubibwira kwigisha kandi bizakugiraho ingaruka ariko nibyo yakubwiye uyu mwana w'umukobwa uri kumva uyu mwana w'umukobwa ntabwo ibi byose arimo arabikora nkawe uri kumva intandaro ya byose mu mbabarire mu nyumve ubu narangije kumenya umurongo neza kuko ibindi byinshi nagendaga mvuga ntago nari nakamenya solution y'ibi bintu sibyo mu bigaragara rero intandaro y'ibi bintu byose yakomotse kuri SABIN iki kiganiro mbabarize kugiha SABIN sibyo cyangwa nutakimwandaza kukimwohereza ufite nimero ye sibyo SABIN usenge satani yaragusabye Karara ntago wamukoresheje ikiganiro ku isimbi si ugushyize hanze ntago ari wowe wafashije uriya Diane ntago ari wowe wamuhostingaga kuri channel ntubonye ibintu avuze ibintu ngo by'agashigwa n'imbare bagashini imbare bira baba we Yesu we none reba n'uyu mukobwa uje gushyira Aline Gahongayire hanze
intandaro ngo nuko we yaguhamagaye ukamwima ikiganiro. Nimba SABIN nimba inshuti ya Gahongayire yari guhamagara umukozi akamubwira ati banguka tuganire nkubwire uko bigenza, akamushururutsa. Urumva rero ibi byose bibaye kuri Gahongayire ndabizi ko unkurikira kandi urabizi ko twahuriye no mu kiganiro kimwe kuri televiziyo y'u Rwanda. Icyo ngira ngo nkubwire nuko umugambanyi umuntu wakugiriye, umuntu utumye byose byawe biturika bikajya hanze yabitse ukagira woya. Ibyo nkubwira nibyo. Ma telefone yanjye nkwereke, ma telefone yanjye munyereka afite mu ntoki, afite mu ntoki. None se ntabwo yabonye ko oya nyereka. Hari ukuntu uvuga ngo ngwizi intoki afatanwa igihanga. Wowe rindira Gahongayire aze ave muri Belgique azaza bikubwira. Ibyo nkubwira niko kuri, cyangwa uhamagare mama wa Gahongayire we muhamagara bikubwira. Ntago tuziranye. None se uragira ngo bigende bite? Umukobwa ni igisambo. None ikindi kintu nakubwira, oya kakanya tumushinja ni igisambo. Ni igisambo. Ikindi cya kabiri nkubwira nuko uriya mukobwa Aline Gahongayire yamukuye ahantu bita ikamembe. Okay, ubwo noneho bazajya muri MTN bazana amajwi y'ukuntu uriya mukobwa hamagara Aline Gahongayire amubonye kuri chaîne aramubwira ngo aza amufashe ngo amusengere. Ibyo byo birashoboka kuko afasha. Birashoboka ariko umukobwa yamubwiraga ko ari indaya, ko uburaya yananiwe kubuvamo ngo Aline Gahongayire namusengere. Ibyo nabyo byashoboka. Njye ntago mbihakana, ahubwo uyu munsi kuko afasha benshi cyane, si byo se? Afasha benshi pe. Iyo nkuru ya Gahongayire tugire tunayiveho, nkuhereza icyo bita ubwino se. Nkuhereza ubwino bw'ibi bintu intandaro yabyo. Mbiguhereze. Kagira inkuru. Hari umugore yagize gutya ahura n'umuntu wo hanze wo mu diaspora. Barakundana. Bakimara gukundana ariko uwo mugore yagira gutudefo two kunywa cyane agasinda. Uwo mugore rero akaba yari inshuti ya Aline Gahongayire. Uri kumva? GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose zisimbasuza cyane abari mu Rwanda n'abo muri diaspora muri rusange. Turabakunda cyane mwebwe mutureba kandi mwebwe muha ibitekerezo. Ibiganiro twakoze ni ukuri murabingenzi kuri twebwe, sibyo kara cyane. GASARO TV yamamaye ahantu hose. Ni GASARO andi ma televiziyo yose yo mu Rwanda yose. Ubu GASARO TV ni iri ku isonga. GASARO TV, umuntu utari muraza kuri GASARO TV wahombye, wacikanywe, uri mu mandazi. Mwicare ko datangira ati mwicare mwumva iki kiganiro. Bicare nyine ikintu ushaka kuvuga babanze banasharing. Ntukajye wihererana amakuru meza wenyine. Banza usharing ubundi tuze tumene ikintu bita umuceri. Ewan ubungubu none umva banza usharing shyira kuri stati yawe utarumva ibintu ngiye kuvuga. Sinabibateguje se. Ntago naza kuri televiziyo nk'iyi televiziyo nini cyane ngo nze kuzana ubuntu bwashwagara bagara. Iki gihango urimo urakibona? Ari inka. Ndukureba inka ngasiga. Abantu boroye ubu banezerewe, abantu borora banezerewe. Ubarimo bareba bakavuga bati karabo k'Imana rwose waje kutwamamariza inka. Abantu mwese mufite inka big up kabisa. Abantu mwese mworoye mufite inka. Ndabona kabisa ndabona isekeje nakubeshye. Tugende ariko ndanezerewe kongera kwakirwa nawe buri iyo twahuye. Banishimye cyane. Hari umuntu wanyandikiye ejo bundi wo muri Amerika arambwira ngo ariko gasa ngo karabo ngo uzatubwire GASARO ngo yigaragaze ngo tumurebe ngo ndamukunda ngo cyane ntise uri muntu ki ati mfite umugore atari ku mugore wanjye ijwi afite ni ijwi rimeze nk'umuntu wari ibivuzo ati ntago ari nk'irya GASARO ntise wamuretse ukajya gutereta GASARO ati uzamumbarize niba afite umugabo mwaje mureka kweri mwaje mureka gusebya ariko yarabimbwiye ni blague nta mugabo watuka umugore guri Emmanuel ndagusuhuje cyane ari muri Amerika. Oya none sikwambwiye ko gukunda uragira ngo ngire erega nimba abantu bagukunda GASARO ntago ndetse kateriwe wihaye isura nziza wa muntu we kateriwe wihaye ijwi ryiza uragira ngo bigende bite ijya wihangana kara nukansetse njewe rero ari muri Amerika rwose naza mu Rwanda zayandikire kuri ya nimero iba hasi ariko none hari undi umusuhuze hari undi mu diaspora uri buze muri iyi minsi witwa Desire aba mu Bubiligi. Desire yaranyandikiye yarakwandikiye ngashaka kuzansuhuza Desire n'umugore wawe Murisa ndabasuhuje. Ikindi Desire GASARO TV gasa mbabarira reka mbandike Desire turavugana n'umushiti wanjye. Ni mushiti wawe none humve nkusaba ikintu kimwe Desire unabyumva ikigano ugite ugishyiraho mitenye umwohereze yarambwiye ngo muri iminsi azaza mu Rwanda voilà uzambabare tujye kumwakira kuri airport. Yego
Desire Desire we yaranabyemeye urabyemeye wowe nimererwa na 54 niyo yewe umva uzaza tugende tumwakire yego voilà ni umva se Desire 28 so reba uko yambwiye uyu se yaraduhamagaje ubundi yakoze ubukwe hano mu Rwanda ngiye na Scovia nitwe twari turidinze mu bukwe turi imbere umutesi Scovia reba uko yambwiye nyine nubisoma ariko reba uko yambwiye kazaza mu Rwanda wow yego nishiti yanjye Desire uzaze tuye kumuzana hariya nzaza uko yarantumiye uzane nira modoka yawe tugende ira modoka yawe nayo tugende tumujye kumusoza ariko se wowe ariko mujye muvuga imana nimbara batabaye mujye mubivuga Gasaro imana akugiriye neza ngewe nibyo nabwije umushuti wanjye uba nawe muri France ndamusuje arahita yiyumva arenda kuzaza kurongora inaha mu Rwanda ntabwo ngenda umuntu ukora ubukwe kurongora hano mu Rwanda oya azaza gukora ubukwe no kurongora yamaje kurongora ntabwo mbizi ubwo no kuvuga ngo ntabwo uramenye nimba ararongora azakora ubukwe man kwa mbere ariko umugore barabana yari yamujyanye barabana ubwo nimba yararongoye kurongora no gukora ubukwe n'ibintu bitandukanye yego rero njyewe ntabwo nkunda mbese ari ukuntu usanga umuntu akantu kose azita akazana kuri kamera imana yarakoze ko njye nticana imbere ya kamera nkigumira hano urarata abana impyisi zihoma tuko bisi kwa mama we ariko ibintu uvuga nibyo buriya ndabyumva nkabyakira nkumva ko ibintu uvuga bifite logique nikoye njye ntago ndi wa muntu n'ikintu even nakoreye umuntu cyiza ntago mba nifuza ko cyaza no kuri izi shene mba nifuza ko nanjye ikoze byaguma hagati yanjye nawe ntago nkunda wawe ariko wamumereye nabi kutari muramubura mushiti wanjye nde Gahongayire wamubonye namubonye Yesuwe ako nyine intambara se nyine buri muntu wese agira igihe cye uriya mukobwa turumbutse baravuga ngo chaque chose a son temps chaque chose a son temps son temps Yesu Kristo w'i Nazareti Yesu wa Rusine hariye iwacu nikoye umva rero uriya mukobwa avumbutse uriya mukobwa yaje mu kiganiro hari bamuhaye umusaturamano bamuhaye dunda ubwonko bamuhaye umumanura jipo bamuhaye sinzi unyensebuye nizo wabonye uriya mukobwa ari umuntu w'i Rwanda wowe urabona ukuntu aje kwitendeka kuri Gahongayire ariko Gahongayire yambwiye ngo ari muri Belgique hariya mu Bubiligi yambwiye ngo naramukaje akigera mu Rwanda bamushyigikira hariya mu Bubiligi abantu bose bazareba Gahongayire ndabasuje cyane yambwiye ngo namara kugera kuri airport uriya mukobwa atarakora ibiganiro asaba imbabazi ku macana yose yagiye hamusebye ngo leta yongera amufungishe yabimbwiye wibeshyira Gahongayire yabimbwiye ari ne Gahongayire nkwereke nimero tubivugana binyereke kara ariko rwose ari wewe ariko wabonye jewe ndi umuntu usanzwe jewe boretse mbikwereke binyereke ndebe ko Gahongayire se kandi inshuti yanjye shaho numvaga kera nzamurongora ariko byaranze ariko mana yanjye kara ubundi wowe uratsetse Gahongayire ni inshuti yanjye cyane ariko Gahongayire se ko twanakoranye ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda nkubwira nimero ye ukuntu nkubwira imibare ihera se kugira ngo yanyereke ibyo mwandikiranye ariko surabishakira iyi nimero iherwa na 006 kibyo binari byo mbese uragira ngo mbikwereke koko kari amabanga mvugana na Gahongayire ntago Gahongayire yavuga ngo nzafungisha umuntu yabimbwiye nkubwira n'ikindi kimenyimenyi utari na Gahongayire wabimbwiye na mama we yabimbwiye mama we nabyemera ko mama we hari nanjye abanyamakuru nzi yavuganye nabo none se kuki wumva ko navugana na mama wa Gahongayire kuki wumva ko Gahongayire tutabivugana ariko rwose niko ariko mwagiye mwemera ntimukabe nka Toma wa wundi wo muri Bibiliya Gasaro komeruka wizera Imana aryo usengera kwa Masaso hariya Masaso ntago hamufungiye nabyo nzi genda umukatolika ariko ahantu hose hari Imana bemera Imana ese kuki uri umukatolika utanywa banza wumve kuki utanywa akayoga abakatolika bose se baranywa nese urabona utababihiriza koko aya nge nago sinzi impamvu ariko nta nubwo nigize nsinywa by the way ariko umuntu unywa nta kibazo cyapfa kuba atabangamye nta wakubise nta watutse soka nta kibazo hari umuntu unywa akiyenza akagenda arwana akura abantu amenyo bari abantu nabo rwose tubakebure yego ariko none icyo ngira ngo nkubwire nuko umuntu witwa
Gahongayire yababajwe n'uyu mukobwa cyane ariko ni nkuko reka usenda avuga gute reka mbe umunyamakuru kandi ahora ari netre sibyo nta kibazo ntagabogama ni nkuko uyu munsi arusho nawe ashobora kuzakubwira ati nanjye Gahongayire yarambabaje rero ubu nidukomura urusyo dukome n'ingasire ushaka kuvuga ko buretse gato ati Gahongayire yarababaye cyane nibyo ariko nanone uyu mukobwa ashobora kuvuga ati nanjye Gahongayire yarambabaje uzi ikibazo se uzi ikibazo gihari yego Gahongayire yabaye victime yabaye inzirakarengane impamvu yabaye inzirakarengane Gahongayire yakiriye abashyitsi bavuye muri Canada abashyitsi bamaje kugera mu rugo kwa Gahongayire uriya mukobwa kubera ko Gahongayire yaramuhaye ububasha bwo kujya mu byumba byose agakora amasuku n'ibiki ajya mu cyumba cy'abashyitsi Gahongayire n'abashyitsi bagiye gutembera akuramo amadolari 1000 na biriya barimo kubeshya ngo na amadolari 100 barabeshya na amadolari 1000 miliyoni y'amanyarwanda irengaho n'andi mafaranga ibyo ni mama wabikwibwiriye mama we niwe twabivuganye kuri telefone wenda ubwo mene n'umuceri na Gahongayire nyuma turavugana yarambwiye ati umwana wanjye ari hanze ntago kakanya wamubona nti rero gerageza rero umbwire ukuri kw'ibi bintu arambwira turi ya mukobwa twaramufungishije kuko niko kuri yanakoze hano Gahongayire yari n'inshuti y'uriya mukobwa atariko amafaranga arimo aravuga arabeshya ati ikindi biriya avuga ngo Gahongayire yaramuhohoteye umwana wanjye yaramuhohoteye atarabeshya kubera ko icyaha cyaramuhamye n'inkiko zimushinze ibyaha baramukatira none se reka nkubwire Gasa okay ngize n'amahirwe kuba warize amategeko ngize amahirwe kuba turi kumwe uyu munsi umuntu yakoze icyaha yagikoreye umusitari runaka wenda yagikoreye Gasaro uramufungishije uwo muntu nyine inkiko zibonye yuko ibyaha bimuhama baramufunze akuriye wenda imyaka 2 cyangwa umwaka umwe arongera aragarutse uwo muntu nimba agarutse akajya mu binyamakuru akavuga ko Gasaro yamufungishije urumva wowe atagiye kukugira atagiye kurira ku izina ryawe akarisenya kandi wowe n'ubundi ibyo urimo uravuga ari ukuri vugisha ukuri nk'umunyamategeko icyo nemera cyo injira mu mwanya w'umunyamategeko irengagize ko wakoze itangazamakuru uretse icyo nemera cyo ni nabyo navuze ati ngewe nanjye niba ngombwa ko dukorana hari ibyo wenda nzamubaza sinekereza ko ALINE wenda afite ububasha bwo kuvuga ngo ndagufungishije wowe umuntu afungishwa n'iki n'icyaha akurikiraniyeho ikindi nzamubaza ese ibihumbi 100 nibyo byatuma umuntu amara umwaka amageragere niba ari umwaka yavuze none se wenda nabyibaza mu ngingo ihana ibyaha hari ahantu wabonye ibihumbi 100 bifungisha umuntu umwaka wenda ufite nicanye ubu n'umunyamategeko ubundi ibihumbi 100 bijya mu bunzi aha ntago bituma umuntu amara umwaka muri gereza nibaza nanjye ubu ngubu yego ndi kwibaza ko ayo mafaranga tuzi ko ajya mu bunzi ni gute ko byageze aho bigera mu nkiko umuntu agafungirwa mageragere kubera ibihumbi 100 bibaye ari ibyo Gahongayire yaba yaragize iki wenda yararengereye gute se reka nkubwire umva nkubwire inuze gute se ubu ngubu kara sidukorana unyambaye 50 cyangwa se 100 tuvugisha ukuri nagufungisha ngewe ushobora kumfungisha bitewe n'ayo mafaranga icyo wari kuyamaza bitewe n'icyo wari wayapangira abantu twese ntago turi ku rwego rumwe wasanga Gahongayire nawe muri icyo gihe yarari muri crise kandi ikindi ntago ari amadolari 100 ni amadolari 1000 icyo wenda nicyo tutarasobanukirwa this time biba yari 1000 aho wenda twavuga icyumpi ni menshi ariko biba yari ibihumbi 100 ntange ari nge ntago nagufungishiriza n'ibihumbi 50 wabifungira umuntu agajya amageragere no biterwa rega nicyo wayapangiye inshuti yanjye none se ubwo wowe ko utandaraje turamenyuriye ngiwe ndi ku ruhande rwa Gahongayire uri ku gihumbi cy'idolari ni igihumbi cy'idolari icyo nashaka gukonfirma nukwerekana ko nabiri abihumbi 100 bavuga ngo ntago Gahongayire abifungira uriya mukobwa nukwerekana ko bishoboka amafaranga n'amafaranga urumva nta faranga ry'umunyagara ribaho mukaya gato umuntu twavuganaga wamwumvise ariko umuntu akwiba gute uretse nyine nta nubwo bikwiye sinamwumvisha se uriya ngo wasanye ngo uriya siyo ngo hamaga abanyamakuru ngo abategeze uriya mukobwa akira kina ayo majwi hereza ayo majwi nkwereke ahubwo uyu mukobwa yakine dusesengura akantu ku kandi mbere yo guko dukomeza iki abantu mu mbabare mu sharing iki kiganiro ikindi nimba utwaye imodoka shyiramo akariro gati nimba uri murari ku bugari genda gati nimba uri muri Nyensebura mu rugo mbabarira bubiparitse ibyo bintu byo kujya muganira mufite telefone hano wubikiriye umugore wawe mbabarira tugende none se wowe uruwahe
niwe wamamagaye Nyamirambo ariko akiza amageragere nabaga Kicukiro kwa mukuru wanjye. Biba ngombwa ko kuko nyine mbere twari tuziranye. yego Biba ngombwa ko amamagara arambwira ati baramfunguye n'ahantu cyo kujya. Ndamuhamagara ajya kwa mukuru wanjye. Njyewe nyine nza kubona akazi ubwo nyine yaraje tuba turi kumwe. Mva kwa mukuru wanjye njya mu kazi. Yego. none se afungwa uravuze ngo yavuye mu geragere niba muhuje n'abanyamakuru afungwa warabimenye twari tuziranye nari mbi nanjye wahamagaye iwabo mbabwira ko umwana bamufunze niwe wamuhamagaye yego none se mu by'ukuri njye ndibaza simbizi wenda ariko nkibaza nk'umunyamakuru cyane ko buryo muduhamagaye mama mushaka wenda gushyiraho ibintu umucyo nkibaza Gahongayire baramufungishije gutyo gusa yaramubekeye kuko nyuma abahakuraga nanjye twari tuziranye kuko umwana yarahamaze imyaka 3 nari isanzwe njya no kumusurayo yego ubwo rero nyuma nyine kuko uriya mwana yari inshuti yanjye nabwo ugafungwa narakomeje nkajya mbaza abo bandi bakoranaga baza kumbwira ko amafaranga babuze bayabonye ariko kugira ngo amufungishe ni ibindi bintu amufitiye yanze kuvuga ubundi yamufungishije kugira ngo nyine ase nk'umuha gasopo mufungishije ngo asa n'umuha gasopo ni wowe wamuhuje n'abanyamakuru ni njye wamuhuje na Sirimu Jesus none se wowe uriya mwana ibyo bintu yarabikubwiye byose nyine ndabizi oya ntubivuge kuko hari igihe nshobora kuzakoresha aya majwi ariko ntubivuge ndi umuntu mwiza ndumva byaba ari byose iyo byakubera byiza ukazayakoresha nkavuga ibyo bintu se oya ntubivuge kandi ari byo mubujije natwe ntabwo tubishaka urumva ntabwo byaba ari byiza ntabwo yari amenyereye ibintu by'itangazamakuru ni wowe wari uziranye n'umunyamakuru urabahuza kuko Sirimu Jesus twari dusanzwe nari nsanzwe muzi imwari muziranye wowe none turi kugenda hari ibyo dusobanukirwa none se kubera iki ari we muntu yahisemo mu bantu bose baba hariya kandi tuzi ko mu rugo rwe ni ukuri haba nyine mu rugo rwe habamo abantu benshi pe ariko uriya mwana mu bantu bakoranaga niwe wari uhamaze igihe ni nawe wari ushinzwe kwita kuri Gahongayire cyane uri kukuri urakoze rero kumpamagara ukabishyiraho umucyo mbonye wandika niyo wanditse muri komenti ni njyewe mbonye wandika muri komenti ngo niba bahuje n'abanyamakuru abantu babanze batubwiye niba batarambiwe ntabwo mwarambiwe ntabwo barambirwa ndashaka gusesengura akantu ku kandi mutaza kuvuga ngo mwarambiranye inshuti yanjye dukomeze dorose ikiganiro ariko uriya mwana ubu nta wundi muntu yaha ikiganiro ntamubwiye oya nta nubwo ari ngombwa ibyo yavuze se ko yabivuze kandi ko bihagije barashaka sha birahagije kuko byaba wenda ari indi mpamvu yindi akomeje kwiruka mu itangazamakuru sawa mpamvu urakoze ukuntu byagiye kugira nyine mbere yo kumuhuza na Sirimu Jesus yego njye nabanjije mamagara SABIN ndabona hari umwana ufite inkuru ashaka uwagezeho ninde reka aho mpakurikire neza reka twumve ngo kuri SABIN reka buretse mugende gake mutaza kuzana ibintu byinshi Rwanda arambwira ati uwo mwana muhe nimero yanjye nyandikire kuri WhatsApp yego umwana muha nimero ya SABIN noneho amaze kwandikira SABIN ntabwo yahise amwemerera ikiganiro kubera iki yaramubwiye inkuru ufite ni iyihe umwana amubwira ukuntu Gahongayire yamufungishije aho guha ikiganiro umwana cyangwa ngo amuhakanire yahise afata nimero y'uyu mwana nacyo kintu cyanteye umujinya ndavuga ati
uno munyamakuru ndamwizeye reka uzajye kumuha ikiganiro ubwira abanyarwanda ukuri. Ego yahise afata nimero y'umwana bigenda bite? yahise afata nimero y'uriya mwana ahita ayiha Aline Gahongayire. se ubwo nimumubashije Sabe koko wapi niko byagenze. noneho amaze kuyiha Gahongayire nyine gusa yamuteye ubwoba, yamwohereje ya voice yo mu ibanga, yamuteye ubwoba numva igahita ivaho. yego aramubwira ati wacana we nukomeza kumushyira hanze isanzwe WhatsApp isanzwe nawe nushaka kumbwira ibikwigisha bizakurikirana kandi bizakugiraho ingaruka. ariko nibyo yakubwiye umwana nyine nabikoze turi kumwe kuko kwa mukuru wanjye mfite akazi Nyamirambo, ariko akenshi mba ndi kwa mukuru wanjye. aya majwi reka turekeranye ngira ngo wabyumvise kandi wari unahari. umva icyo nshaka kukubwira. mu bigaragara uyu mwana w'umukobwa uri kumva uyu mwana w'umukobwa ntabwo ibi byose arimo arabikora nkawe. uri kumva intandaro ya byose mu mbabarire mu nyumve ubu narangije kumenya umurongo neza kuko ibindi byinshi nagendaga mvuga ntago nari nakamenya solution y'ibi bintu sibyo. mu bigaragara rero intandaro y'ibi bintu byose yakomotse kuri Sabe. intandaro yo kugira ngo Aline Gahongayire aba arimo aratakwa atukwa avugwa nabi ku binyamakuru bigiye bitandukanye, intandaro ni Sabe. ye baba we uratangisha bageze kuri Sabe sasa watsumvira jewe none sinandaro ye ni gute? umva maze mubwire Gasa oya tugendane Gasaro anga tutarwana. Gasaro hari umuntu wari wambwiye arambwira, hari umuntu wandabuye mu gikari arambwira ngira ngo arabeshye. none se reka nkwereke uriya Diane waje atukana we ntabwo yakomotse kwa si Sabe wamuzanye. ariko se ubu nugenda hano ugatukana ukora kuri shene butonde nkubaze ukorera kuri shene yanjye bizitirirwa nge. iki kiganiro mbabarize kugiha Sabe sibyo, cyangwa nutakimwandaza kukimwohereza mfite nimero ye sibyo. Sabe usenge pe usenge, satani yaragusabye, satani yaragusabye. Karara ntago wamukoresheje ikiganiro ku isimbi, si ugushyize hanze, ntago ari wowe wafashije uriya Diane, ntago ari wowe wamuhostingaga kuri channel. ntubonye ibintu avuze ibintu ngo by'agashigora imbare bagashina imbare bira baba we Yesu we. none reba n'uyu mukobwa uje gushyira Aline Gahongayire hanze, intandaro ngo nuko we yaguhamagaye ukamwima ikiganiro. Sabe ejo bundi n'amakuru yagiye hanze bivugwa ko wasambanye bakagusanga mu nzu ugasota ugasimbuka ukavunika bakaba barakubaze ubaka barimo barongera bakaguteranya amaguru, barimo kuguteranya amaguru. ibyo si byo turiho byararangiye, ibyo byararangiye ariko bigaragare ko uyu munyamakuru nawe none se bigahurira he n'ibi ngibi. none se kara nimba yaratswe ikiganiro azi neza wenda ko kigiye kuvuga ku muntu wenda ibintu bishobora kuba ari ukuri cyangwa atari ukuri akaba atahita agitanga byitwe cyaha. ibyo ngibyo ni uguheza umuntu nyine. urumva se ibituritse atari ibintu bibi. we yari yarangije kumubwira yuko afite uwo mukozi yari yarangije kumubwira yuko Gahongayire yamuhemukiye nk'umuntu. rero Sabe nimba ari inshuti ya Gahongayire yari guhamagara uwo mukozi akamubwira ati banguka tuganire nkubwire uko bigenza, akamucururutsa. urumva rero ibi byose bibaye kuri Gahongayire ndabizi ko unkurikira kandi urabizi ko twahuriye no mu kiganiro kimwe kuri televiziyo y'u Rwanda. icyo ngira ngo nkubwire nuko umugambanyi, umuntu wakugiriye, umuntu utumye byose byawe biturika bikajya hanze, ni umuntu witwa Sabe Murungi. niwe Sabe reka mabwire udaha edit akazi kenshi. oya humura, hari bakosa nakoze se hayo nkako kantu ko gupfa ubushyizemo koko. none se abantu ntibazapfa twese, none se twese tuzarama ku isi tuzamera nk'umusozi. ariko noneho hari umuntu ukora ibintu ukabona yuko noneho byarengera, ukabona ibintu birimo biramubaho, ukabona bifite ikindi kintu kibyisha inyuma, sibyo? ukabimeze nkaho bifite ikintu kibyisha inyuma. rero ikintu ngira ngo mvuge, uyu mwana w'umukobwa bino byo kuri Sabe byo avuze ni vi kizaho vi, ariko hari ibintu ntari bwemeranye nawe. uri kumva mu bigaragara uyu mukobwa wakohereje voice note mwanavuganye no kuri telefone, ni kuri telefone mwavuganye. rero nge mu makuru mfite uyu mukobwa nibyo koko aziranye n'uyu Jeannette wagiye guharabika Aline Gahongayire, siko bimeze.
ariko mu makuru ngiye mfite nuko Gahongayire koko amafaranga yabuze ariko yari amafaranga y'abashyitsi. Ayo mafaranga yabuze ayambaza inzego za leta RIB urwego rw'ubugenzacyaha bakora investigation basanga ko ku mukobwa yibye amafaranga. Reka mbikwereke. Reka nze mbikwereke. Amafaranga mfite ndayafite Aline Gahongayire yamaye n'amafoto yayo. Amafoto se ngiye sinafotora amafaranga nkayaguha? Apana. None se ko Aline yanamaye ifoto arambwira ati reka nkwereze n'ifoto ari muri gereza. Iriya iyo yaje ku mihanda. Ngo nguki? Ibimenyetso bifatika. Kujya konvenke umucamanza ibintu bifatika. Ndanayaguye ashyira mu kiganiro. Ibyo byo winyereka ngo amafaranga umuntu yakoresheje ubuse ngiye sinafotora amafaranga nkayaguha. Nyereka nyine kugira ngo ndebe ko ibyo umbwira rukuri. Yanyereke ndebe na amafaranga ari ahana fotoye cyangwa se ari amafaranga bigaragara kuri umukobwa rero uyafite. Akubwo urumva nakubeshya. Ntabwo nakwizera nabwo. Nkubwira umuntu uza hako se. Nta muntu nzabaza hazaza ufite ibimenyetso. Ngewe nta ruhande na rumwe. Ibyo nkubwira uzakira Aline Gahongayire hano azabivuga. Turavugana. Nyine uzamubaze umubaze ngo karabo muraziranye cyangwa nimuziranye. Ibintu yerekanye n'ibyo. Ibyo kumenyanirega dukuremo n'amarangamutima. Kumenyana genda uscrolling uzamura urebe reba urebe ni kandi nibubeshya ndabivuga. Umukobwa yicaye muri gereza ubivuge. Ndabivuga nibubeshya. Kumbeshya beshya se kugira ubigere bite? Nisubu ayakomba nari ryitanu. Biryitanu? Yego. Harimo 100 aya ya kabiri hari 100. Hari nayo ni dolari ry'icumi. Hari nayo yari yavunjishije mu Banyarwanda. Ndavugisha ukuri. Bivuga nyine. Uyu mukobwa handi yicaye muri gereza. Nubibona se? None ndira mufotoye. Hari ahandi harimo 1000 cy'amanyarwanda. Ahandi akaba amadolari 100. Y'amanyarwanda. Ahandi akaba andi 100, andi 500 y'amanyarwanda. Nandi 10 n'amadolari buretse nyabari. Ayo ni sample bafataga. Inga 420. Muri ayo madolari 1000 yari yafasheho amadolari 100. Amwe aragenda abanza kuyagura telefone. None ko yavuze ngo na amadolari 100 barayo mafaranga nangahe? Woya yavuze ko ari amadolari 100. Nasura mbonaho wenda ndemeza karayi ariwe. Biranashoboka ko waba uyafite uyabitse ukagira. Woya ibyo nkubwira nibyo. Ma telefone yanjye nkwereke. Ma telefone yanjye. Munyereka yafite mu ntoki. Hayafite mu ntoki. None se ntago yabonye ko oya nyereka hari ukuntu uvuga ngo ngwizi ntoki afatanwa igihanga. Wowe rindira Gahongayire aze ave muri Belgique azaza bikubwira. Ibyo nkubwira niko kuri. Cyangwa uhamagare mama wa Gahongayire. We muhamagara bikubwira. Ntago tuziranye. None se uguragira ngo bigende bite? Umukobwa ni igisambo. None ikindi kintu nakubwira. Oya kakanya tumushinja ngo ni igisambo. Ni igisambo. Ikindi cya kabiri nkubwira. Nuko uriya mukobwa Aline Gahongayire yamukuye ahantu bita Ikamembe. Uriya mukobwa ngo yaricuruzaga. Yari indangamirwa. Indaya abo bitaga indaya kera. Ibyo byavuzwe nande? Na Karabo. Oya byavuzwe nande? Vugisha ukuri kuko mu mwandiko ndabifite. Ngewe wabizanye ninde wundi wabizanye? Ubibwiwe nande? Na mama wa Gahongayire. Iyo utabivuga nayo guhita mbivuga. Mama we niwe uri kungura Mama wa Gahongayire niwe wabimbwiye. Simbizi kuko nimba yari yo simbizi. Ariko nanone uretse ngo yari indaya. Ifoto ari ku muhanda iri he? Ari ku muhanda. Yabihari. Okay, ubwo noneho bazajya muri MTN bazana amajwi y'ukuntu uriya mukobwa hamagara Aline Gahongayire amubonye kuri chaîne aramubwira ngo aza amufashe ngo amusengere. Ibyo byo birashoboka kuko afasha. Birashoboka ariko umukobwa yamubwiraga ko ari indaya. Ko uburaya yananiwe kubuvamo ngo Aline Gahongayire namusengere. Ibyo nabyo byashoboka. Ngiye ntago mbihakana ahubwo uyu munsi kuko afasha benshi cyane si byo se? Afasha benshi pe. Iyo nkuru ya Gahongayire tugire tunayiveho nkuhereza icyo bita ubwino se. Nkuhereza ubwino bw'ibi bintu intandaro yabyo. Mbiguhereze. Kagira inkuru. Hari umugore yagize gutya ahura n'umuntu wo hanze wo mu diaspora. Barakundana. Bakimara gukundana ariko uwo mugore yagira gutudefo two kunywa cyane agasinda. Uwo mugore rero akaba yari inshuti ya Aline Gahongayire. Uri kumva? Uwo mugore yajya gukunda kureba Aline Gahongayire akamubwira ati nganiza ijambo ry'Imana gutya na gutya ndebe ko nagaruka mu murongo. Noneho uwo mugore aza guhamagara Aline Gahongayire, uwo mugabo cyangwa se uwo fiance we yaje. Fiance we abonye Aline Gahongayire asanga yumva arishimye amubwira ko ari n'umufana we. Noneho birangira uwo mugabo ahise ajya mu rukundo na Aline Gahongayire.
mu yandi magambo uwo mugabo yese yipakurura wa mugore ahita akundana na Aline Gahongayire. Bakimara gukundana uwo mugabo abahehe mu Bubirigi. Buretse gato mubanze mujye mwumva mujye ngewe mbere nubwo nza gusesengura hano nigira umusesenguzi am artist genda umuhanzi mu buryo buri professional. Ibyo ni bivugo. Apana buretse mbanze nkuhereza ubwino. Bakimara gukundana wa mugore yabajije Aline Gahongayire amubaza ngo kubera iki nakuzanye iwanjye ukantwara umukunzi. Undi aramubwira ati ariko ntago namutwaye si ihene ngo bayishyizemo ikiziriko barayijyanye. Uri kumva? Umugore amubwira ati okay ati sawa tuzaba tureba. Ukabushatse kubase ko umugore ari wagambaniye. Buretse se manze nkubwire. Buretse nyine mbanze ngo wazere wagambaniye umukozi w'Imana kuri uriya mukozi. Kandi ari byo ngiye kugeraho. Uwo mugore rero yaje kumenya amakuru ko Aline Gahongayire yafungishije umukozi we. Kubera ko umukozi we yamwibye. Umugore suko yarayoboye ko ibyo Aline yakoze ari ukuri. Noneho wa mukozi we aje uwo mugore abari umubona mbere aramubwira ati rero ngwino nkwishyirire mu rugo nkugire n'inama. Ati wowe urabona ko ibintu Aline Gahongayire yakubwiye ibintu yagukoreye na amafuti n'amahano ni ikinyamaswa ngwino nkwereka ibintu tumukorera. Umukobwa ati ndashaka kugenda uvuga ibi nibi kuri channel uvuge ko yaguhemukiye. Yirengagije yuko ibyo Aline Gahongayire yakoze byari ukuri kandi koko n'inzego za leta zamushinjije icyaha uwo mukobwa. Ahita atrening uwo mukobwa ibyo ari bujye kuvuga. Uwo mukobwa aramubwira ati subu ndajya kubivuga mpereye ati iyo namaro yirimo. Buretse gato. Ati se ndajya kubivuga gute. Oya nje nakubwiye ngo ujye umbwira inkuru nkomveke. Wica mu ijambo. Iyi televiziyo ni yawe ndabizi ni mu rugo nicaye iwawe ariko no mu rugo rw'abantu barwaniramo. Barwaniramo utaje kuza kuntera ubwoba no mu rugo rw'umuntu abantu barwaniramo. Urumva? Oya kana ndashaka kuvuga ibintu bifite fact wivuga ibintu gupapira. Urashaka kunkangira hano iwawe. Ariko rwose urumva noneho rero sakara urubuti wamenye pe umva nkubwire mukobwa mwiza noneho abantu uwo mugore atreninga umuntu witwa Jeannette. Akimara kumutreninga Jeannette ahita hehe ahita kuri televiziyo aravuga ariko uwo mukobwa ari yabanje kwinangira umugore ahita amuha amafaranga 50,000. Wa mukobwa yumve ko n'amakuru yawe yose ndayafite. Uzatuzane message mu kiganiro. Fite na nimero ye y'uyu mukobwa bose ndazifite. Bamuha 50,000 ubu nibyo arimo aragenda asakuriza. Njyangira gutya. Buretse gato. Njyangira gutya nkakora agashya nkahuza abatumirwa mu kiganiro n'ubwantu bavuga ngo ngira ngo barwana ubu nazaguza n'uriya mukobwa. Wamuje nawe. Ibyo bintu ukabivugira. None se arwana na urabona yanshobora koko. Oya ntago mwarwana ariko kara. Wowe uvuga ibintu. Nge nkubita icyo bita za mawashi. Kubit katsinsino kabene hano none share namumerana niko urashaka ko bamfunga wowe urashaka kumuza niko urabona yambasha ko mbifatanye nk'ibivugo sinahita mbyemera kuko nabimenyetso mbifitiye birashoboka ko ari wakubwiye ayo makuru ariko nge sinayemera kuko buretse gato kuko ngewe nago ari na umuntu wo kurwanira n'umuntu rwose umugabo pe ntago ari kuri urwo rwego. Uwo mugabo uramuzi iyo level nagayire ari ari ni umuzungu urumva ni umuzungu ufite n'uruganda hariya mu Bubirigi. Umva dutaye none se ubwo mutekereza ko Aline yagiye mu gitaramo gusa rero arewe reka rwose ariko amakuru ko yose mbanya afite avecece kigirayo byihorere we urashaka kunsezera tutagarutse kuri Diane. Diane wabonye ibintu yakoze ariko kiramo kariya ka video gatoya. Oya nago nakira bira bintu kuri channel kariya we kiramo akantu gato kariya yavuze ngo agaki oya nyine kariya yavuze kagashi ugakuremo kariya kagashi ugakuremo ariko uriya mugore ngafite amafaranga agiye mu makuru namenye ngafite na ntuza afite ahantu akora hano muri shika afitemo umuryango n'umukire ariko noneho mu makuru ngiye natahuye ngo nuko cyagiye buriya ngo yari yasinze cyane ngo yari yasinze ngo yari yanywe inzoga ngo nimba ari za Hennessy nimba ari ibiki sinzi ibintu yari yanyweye atangira kuraburiza bari abafana ariko uriya mugore inama namugira nave kumaye ku bintu by'amateleviziyo rwose ibyo kujya atukana n'abantu biriya bintu ntago ari byo rwose abagore ko kera biyubahaga ariko noneho ndagaruka ku bantu bamusembuye bavuga ngo n'umukecuru rwose ndagira ngo mbiyame umukecuru n'umuntu washaje mu bwonko uriya mugore afite ibyo yigejejeho wasanga abantu barimo baramwataka batanagira n'urwara rwo kwishima rero Diane rwose mu mubabarire mu muveho
Diane yigira kuri Instagram akabwira ati ndi igitonore ndi ikizubazuba. Diane imyaka afite iramwemerera kuza kuri YouTube ariko wasanga ari wako buriya ntiyari yambaye mini. Afite imyaka ingahe? Diane afite nka 60 urebye. Haracyari inkumi. Nese 60 mugano. Ni inkumi none se rushaka ko se ntabwo wabonye tentire akize mu mutwe ariko mwagiye murika gusebya abantu. Afite imyaka 60 aracyumva nk'inkumi. Diane nimbi ibere rye rigishinze uramubaza iki? Wese ko yishyizemo. Tentire je mfite tentire ngewe. Je urabona urabona je hari tentire. Uravuze ngo nimbi. We nta tentire mfite mu mutwe pe. Oya je ntago iri tentire ari nk'iya Diane kompara. Uyu musatsi ni w'Imana ndemanye ya Imana yo mu ijuru. Niwe yandema izina ry'Imana. Ninge muntu ufite umusatsi wenyine muri iki gihugu cy'u Rwanda mwiza kurusha abandi. Wenyine. Barabona nabonye bano bantuza bano uriya wari aho zarimba muri ADPR akayiturumbukamo yitwa ndera. ALINE Sano ntiwabonye ibisatsi yikizeho bijya kumera ukuntu bijya kumera nk'imihondo. ALINE Sano we yari umudive ntago ari mu ADPR. N'umudive harya. Ese uriya yaguye ryari? Reka nitahire kara. Hakura zinga ujya he? Abantu ikiganiro kiba cyabaryoye. Wowe kuki tutangira kuvuga ibintu bikaze ukagira ubwoba? Ntabwo banagize rero se hari icyo utaratubwira. Icyaha ni gatozi humura nta uri bukujyana. Ntago ariyo mpamvu ahubwo nuko iminota ibihagije kandi wavuze ko uriya mama agomba kubabarirwa uretse ko nta n'imbabazi yasabye nkuko yatukaye kuri Instagram. Umva icyo nshaka kubwira Diane. Diane nambabarire nari nkuyemo rinete kandi ubundi sinkunda kwigaragaza mu maso yanjye. Diane umbabarire je nagukunze cyane. Dia genda kurangira n'umugabo by the way. Diane umbabarire ngenda shaka kumurangira umugabo bira bitutse rahita bireka. Ndakurangira umugabo gukosore buri afite impamvu. Afite impamvu umugabo akeneye umugabo. Buri afite ukuntu mu mubiri we utari mura fonctiona neza. Akeneye umuntu umumara irungu, akeneye umuntu umuha bizu, akeneye umuntu umumaramo amashagaga. Hafi. Ariko umuntu apfa gutukana kuriya gusa. Ariko wowe ntabwo ntacyubonamo wowe. Akeneye umuntu umufata neza banza kamuvugurura. Akeneye umuntu umuvugurura. Diane 078 668 555 784 kandi Dia ndagusabye umamagare. Serious umamagare 078 668 555 784 ndaguza n'umugabo. Ngayo nguko. Hakuba wiruka. Imodoka yawe ibiri mesanse ibiri full tank. Wowe nangiye kwita ngo Diane ariko rero Gasaro ufite ikibazo umukoresha wowe iminota yarangiye. Kandi usi watuhaye ibitekerezo byose hari icyo televiziyo ikorera online ahubwo mama mufite ukuntu mwebwe mubona ibintu byakaze mukirukanka. Ngaho tubwire icyo ariko ndimbati none bo muri ibitse arimo arayitiga cyane ariko ndimbati banza nawe afite igiti simbizi tubwira ibyo taratubwira ibyo ntarababwira nuko yewe ngiye kubazanira amakuru y'uriya musheri wa ALINE Gahongayire neza kuko ALINE Gahongayire nambwiye ni bari ngiye uhereza ubwira umpe ntayo mafoto y'uwo musheri wa urakoze ikimonjwe cyaje kuvuga ngo icyo ngo cyari cyasimbutse uriya muntu wa muntu mi hano nkamukubita urushyano kuri kamera. Uriya muntu wari waje kuvuga ngo ntago ari SABIN wari wasimbutse ngo niwe ngo wasimbutse ntuzane hano mukubitire hano. Sawa turi kumwe Imana igumugisha nawe urakoze Yesu akurinda guhezagire. GASARO TV.